no kuvuga ngo y'Imana ikubwiye ko yaragusuhuje urabyumva y'Imana ikubwiye ko izaguhuza n'umuntu w'umugisha iyo muhuye mugasuhuzanya imitima yanyu bimera nka Maria na Elizabeth imitima yanyiraganira igihe bahuraga abana mu nda bagakina burya bari bahuye isaha y'Imana igeze nawe umugabo wawe mwarahuye dusuhuzanyije wumva ibyiyumviro ko harimo akantu twarasuhuzanyije numva Imana iravivuye oya aho ni sawa kabisa irambwira ngo habayeho inzara kandi inzara iteye ubwoba arambwira ngo abana basamenya ko iyo nzara yateye nagiye kubona mbona inzara yogeye ariko mbona mu buryo bw'iyo nzara nagiye kubona mbona nko mu gihugu harimo uruganda rw'abisilamu rusekura ibigori bya Saidiya noneho urwo ruganda uburyo rwakoraga nagiye kubona mbona ngo abana benshi bafite udufuka murabona utudufuka twijana ngo mbona bari kujya gusabayo Saidiya ngo yagera kuwo muryango nabonagamwe abagabo akamushyirira mu gafuka Saidiya yarangiza umwana akamukoreraho ikimenyetso Imana irambwira ngo iyo nzara ni inzara iteye ubwoba ati kandi ni inzara abantu bakwiye gusenga nkazarengera abo nkwiriye kurengera uburyo umuntu asenga akaganira n'Imana hari uburyo umuntu asenga yasakaza akamusura akakubwira ngo ibi bivuge cyangwa se ibi ngibi uzabyihorere ubisengere ubyihorere ibi ngibi rero turi mu buryo kubivuga nkabibwira abantu Imana inyereka ishyamba twese turarizi tuzi ko ishyamba ari ibiti inyereka ishyamba ariko ryari ishyamba rinini cyane irangije iyinjyanamo inyereka igiti cyari kiyoboye ibindi biti igiti kinini cyane irambwira ngo cyitegereze ndacyitegereza ngiye kubona igishami cyari gikomeye kirahanyutse kigwa hasi Imana irambwira ngo abantu musenge kuko iki giti cyari icy'umumaro Imana inyereka ishyamba twese turarizi tuzi ko ishyamba ari ibiti inyereka ishyamba ariko ryari ishyamba rinini cyane irangije iyinjyanamo inyereka igiti cyari kiyoboye ibindi biti igiti kinini cyane irambwira ngo cyitegereze ndacyitegereza ngiye kubona igishami cyari gikomeye kirahanyutse kigwa hasi Imana irambwira ngo abantu musenge kuko iki giti cyari icy'umumaro mpamagara Bikemu cyangwa se Bikemu wa Yesu byose ntacyo bitwaye izina nirikujije umuntu ndagusuje cyane udemo kurikira ibiganiro kugezaho buri munsi ko bwishe nuko bukeye no mugisha ukomeye kuba tugiye kongera kubana muri iki kiganiro turi iyogeza butumwa TV n'ahandi hose mushobora kuza gukurikirana kino kiganiro nziko bitari buze kubagwa nabi muri iyi minsi nibanze kwivuko ubu niyicariye Rusizi mu mujyi wa Kabebe mu cyahoze hitwa Icyangugu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda n'ahantu heza rero hano nicaye mu mujyi rwagati kuri hoteli bita Progress ni hoteli nziza yakirana abantu urugwiro rwose mana yanjye sinzi ukuntu nababwira ibyiza by'iyi hoteli n'ahantu ugera bakakwakirana ubwuzu mu masegonda 45 gusa baba bamaze ko kugezaho icyo kunywa bakakubaza n'icyo ushaka kindi hari abana b'abakobwa babitorejwe rwose bakira abantu neza umuntu wese mu cyubahiro cye Imana yamuhaye bakamenya uko managinga hari byiza byinshi cyane rero hari aho kuruhukira heza hisanzuye n'ahantu hatuje utaba wumva urusaku naruke ushobora kuryama ugasinzira rwose ukarota nka Yakobo niba uje mu karere ka Rusizi aha hantu ndahagukundishije uzaharuhukira uzahataramira uzaharyame ni ahantu bakurangaza ariko bitagamije kukurarura ahubwo bigamije kukuruhura iyo ni Hotel Progress hahoze ari 10 to 10 ndi kumwe n'umumama mwiza twicaranye ikibazo ari kundebera mu maso ane kandi njye mfite abiri sinzi ukuntu biza kugenda nanjye ubwo ndasaba andi maso mashya kugira ngo tuze kurebana neza umeze mu monje umeze neza twicaye Yesu kuri Progress ni mu karere k'iwanyu cyane kahe ka Rusizi aha ni mu karere ka Rusizi turi niho tugiye kuganira n'uyu mumama uraza gutangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ninde tugiye kuganira
murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mujamara Claire, ndi umudamu ufite umugabo n'abana 3. Imana itugirire neza. Ubwo ni mama nde? Izina ry'icyubahiro? Mama Siriya Mungu. Mama Siriya Mungu. Ni Mama Siriya Mungu niwe tugiye kubana. Mama Siriya Mungu, tumeze gute cyane Rusizi? Muraturusha iki Kigali? Tumeze neza, hari kugaragara imvura. Imeze neza kandi ntabwo igwa ibihe byose, mbese n'imvura iringaniye. Hagiye imvura iri kugwa, buriya isambaza niho ziboneka cyane? Isambaza ziraboneka. Nibyo kabisa, sambaza, indugu, byose biraboneka. Urakoze cyane Mama Siriya Mungu, niwe tugiye kubana muri aka kanya keza. Ntabwo tuza kugenda tuganira ibintu byinshi, cyakora turaza kurebaho gatoya ku buhamya bwe, ariko intego y'iki kiganiro ikomeye niyo ubutumwa yawe n'Imana ashaka kugeza ku badukurikira. Urifuza ko ubutumwa bwawe n'Imana ari bande bugomba kugeraho? Umuntu wese ubasha kudukurikirana kuri televiziyo, ubutumwa yabumugezaho nta kibazo. Ndagira ngo usenge Imana dutangire. Murakoze cyane. Turagushimiye Imana yacu. Amen. Turagushimiye ko uri Imana nziza. Turagushimiye aya masaha uduhaye. Wemeye ko tuza kuri televiziyo, twemerere ubane natwe, kandi umuntu wese udukurikiranye yaba mu bihugu bitandukanye, yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugirire neza kugira ngo abashe kumva ubutumwa. Gaho rero ngwino udufashe kandi ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Aha Mama Siriya Mungu, reka dusubire inyuma gato tutarinjira muri message n'ijambo ry'Imana. Ubundi uyu muntu twicaranye muri iki kiganiro abantu barimo barareba gato cyane, ni muntu ki? Yavutse ute? Yavukiye he? Gato mbega ishusho yawe ni iyihe? Ibyo ushima Imana mu rugendo rwawe rw'ubuzima ni ibihe, kugira ngo tuze kugendana tuzuranye? Murakoze cyane. Yababwiye amazina ko nitwa Mujamara Claire. Navukiye muri Rusizi mu murenge wa Mururu, niho mvuka. Ni naho nakirijwe. Navukiye mu itorero rya Katolika, naribayemo nkora imirimo igiye itandukanye. Nari umuririmbyi, nakoze imirimo yo kwa padiri igiye itandukanye, ariko ntago nabibayemo igihe kirekire bitewe no kumuhamagaro wari umeze. Mu Katolika rero iyo twabaga turi mu gihe cy'abakarisimatike, hari uburyo numvaga Imana muri njyewe mu gihe cyo gushengerera, mu gihe nk'icyo ngicyo numva Imana. Nza kumva rero bitazakomeza gutyo, nza kumva hari ubundi buryo nabana n'Imana, umuhamagaro w'Imana ugakorera ku mugaragaro ndetse ukanarushaho gukora neza. Nagiye mu itorero, mbatizwa mu mazi menshi nk'uko Bibiliya ibivuga. Maze kubatizwa ntagira urugendo rwo gusenga Imana. Nasenze Imana mu buryo bugiye butandukanye. Muri uko gusenga Imana, Imana yaje kubana nanjye, iransura, igenda inyereka ibintu byinshi. Maze kuba umurokore, nagize n'igihe cyo kujya nsenga, nza kugira amateraniro aho navukaga, kandi ayo materaniro nayahagize, nkagira icyumba kinini gisenga, kandi iwacu bari Abakatolike. Rero rwari urugendo rutoroshye kuko barabirwanyije cyane, ariko kuko byari biri mu mugambi w'Imana, Imana irabikora. Imana itugire neza. Kuko hari n'igihe twasengaga bikaba ngombwa ko bataza kubyemera, ariko turasenga. Imana itugirira neza, iradufasha muri urwo rugendo, inyambika imbaraga zo gusenga. Rero ntabwo natinze mu bintu cyane ku musozi cyane w'ubukobwa. Yesu yahise ankurugo. Imana yahise igukurayo? Yahise inkura kuko ku myaka yawe ngahe? 21. Siko yakugiriye vuba. Nahise nubaka urugo. Imana umugabo kugira ngo mbone uburyo bwo gukorera Imana. Buretse ko iyo umuntu ari umukobwa ashaka kuzana nk'umugabo ari umurokore, abafite ibyifuzo byinshi bitandukanye, n'amasengesho ye hari ahantu aba yoriyanta cyane. Ibi ndabikuganiriza mu rwego rwo kugira ngo dufashe urubyiruko rutarashaka rw'abakobwa. Ubundi wowe wumvaga ushaka umugabo umeze ute iyo wasengaga Imana? Iyo nasengaga Imana, umugabo nayisabaga umugabo, ariko Imana nayo ikavuga ko ibafite.
nayisabaga umugabo ukijijwe tuzabasha gukorana urugendo rw'ivugabutumwa kuko nibyo nkunda mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Imana nuko rero yaramumpaye. Waje kumubona? Naramubonye. Yaje kuri guseka. Yaje yujuje ibyo bintu byose. Uko nasabye Imana niko yabimpaye. Ntabwo Imana yigeze gusondeka. Oya. Yaramumpaye. Burasenze Imana umugabira muzana. Mwahuriye hese? Twarahuye, twahuye turi mu buryo bwo gusenga ntamuzi nanjye atanzi. Mu cyumba cy'amasengesho se? Twahuriye mu rusengero. Ninde abanje gusuhuza undi icyo gihe niba ubyibuka? Yaransuhuje. Nawe nzamuzana ubutaha tuzabe turi kumwe mu kiganiro muri babiri. Yaransuhuje turasuhuzanya nuko no kuvuga ngo y'Imana ikubwiye ko yaragusuhuje urabyumva. y'Imana ikubwiye ko izaguhuza n'umuntu w'umugisha. Iyo muhuye mugasuhuzanya imitima yanyu nka Maria na Elizabeth imitima yanyiraganira igihe bahuraga abana mu nda bagakina burya bari bahuye isaha y'Imana igeze. Nawe umugabo wawe mwarahuye dusuhuzanyije wumva ibyiyumviro ko harimo akantu twarasuhuzanyije numva Imana iravivuye. Oya aho ni sawa kabisa. Ni byiza n'ukuri mba nkubaje ikintu nk'iki nk'umuntu wubatse kugira ngo bigirire umumaro n'abandi bari mu nzu. Mbega akantu uvuze hano karavusobanuye ngo uwawe ni muhuru uzabyumva. Numusuhuza gusa. Numusuhuza nimurebana muri tagisi ukamuha ikiganza. Urabyumva. Imana ibikubakiye urugo. Imana yampaye urugo. Kuko warabisabaga ati ndashaka kugukorera mfite urugo. Mfite urugo. Ugeze mu nzu y'Imana mu itorero rya ADEPR bambwiye ko ari wabatirijwe. N'ubu niho usengera? Oya. Umugabo twahuye ari umwangilikani. Abaguhindura itorero. Abagabo nabo ibintu bajya babakorera. Mwahuye ari umwangilikani. Twahuye ari umwangilikani. Ubwo ni ukuvuga ngo abagabo nabo kubaho. Nabo kubaho. Kandi musabwe kuganduka. Kandi nsabwe kuganduka nawe asabwe kunkunda. Rero muri ubwo buryo bwo kuganduka ntago nari kwirwa mugora kandi ari ngiye usabwa kuganduka. Ubwo naragandutse umwangilikani. Yego. Ubu warayobotse. Ni byiza cyane. Muri uyu muhamagaro rero muri uyu murimo w'Imana nize impano wumva zikwakamo zikora cyane kurusha izindi ku buryo iyo uraye udakoreye Imana muri ubwo buryo wumva udatuje. Ibyo rero ubwo buryo simenye uburyo mbusobanuramo kuko icyo Imana ishaka ko nkora ndagikora. Mu gihe cyacyo. Mvuga ubutumwa, ndi umuhanuzi, nyobora amasengesho, ndi umuririmbyi. Ubwo rero impano uko Imana itanza ako kanya irakora. Muri uyu murimo w'ivugabutumwa n'ubuhanuzi tutarinjira wenda mu ijambo ry'Imana kuko mu kanya ngiye kukurekera mikrofone tuganirize uduhe n'ubutumwa Imana yaguhaye. Muri urugendo umazemo iminsi rwa gikristo ni nk'iki Imana yigeze igukoresha ukavuga ati Imana aha ndagushimye rwose ntubanteje? Ni byinshi cyane ibyo nta wabivuga azabirangize. Yego. Twagiye duhura n'abantu bamaze imyaka myinshi batabyara. Wowe uraza gupuwenta uvuga ati ndibuka Imana kuri iyi situation bimeze uki. Yego uvuga ati ahantu nishaka habe kimwe gusa. Ni ukuvuga ngo Imana dufite ibihamya byinshi niko umuririmbyi yavuze. Natwe turabifite ibihamya byinshi ari byo bidutera gukurikira Kristo. Urakoze cyane. Uyu munsi abantu baba bafite amatsiko kuko twababwiye ko ikiganiro ari ubutumwa. Ndagira rero nguha akanya kugira ngo ukomeze gutambutsa icyo Imana yagukiza ku mutima. Murakoze. Imana ishimwe. Amen. Kandi Imana yacu ihimbazwe haba ku bantu munkurikiranye. Imana ikomeze kubana natwe. Ndabizi neza tudashidikanya ko dufite Imana y'inyembaraga. Ni Imana igiza ikarema ibyo twebwe tutabasha kurema. Kandi ni Imana itanga ihumure mu buryo bugiye butandukanye. Yesu ni umwami ibihe byose. Amen. Rero hamwe n'ubwo buryo hamwe no gukunda Imana nawe nkwinginga ngo ukunda Imana ni mu Mana cyangwa se gukurikira Yesu harimo amahoro agiye atandukanye. Harimo amahoro mu buryo bugiye butandukanye ariko aya mahoro yose agamije kwagura ubwami bw'Imana. Rero muri uko kwagura ubwami bw'Imana ndakwinginga wowe unkurikiranye ngo uze kwa Yesu uze wirebere
ibyiza biriyo, hariyo umunezero, hariyo amahoro, hariyo kwihangana. no muri message Imana yampaye iryo jambo muraza kuryumvamo ko tugombye kwihangana. Rero reka dusome Bibiliya kugira ngo ibashe kudufasha kwinjira mu mugambi w'Imana. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, turasoma igice cyaho cya 19. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu ageze i Yeriko arahanyura, nuko hari umuntu witwaga Lazaro, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba kuri Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo arebe kuko yari agiye kuhanyura. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje mu nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Uyu murongo wa 10 uravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ageze i Yeriko, hari umugabo witwaga Zakayo. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, niko Bibiliya yatubwiye. Kandi umukoresha w'ikoro, Bibiliya yatubwiye ko yari umutunzi, ntabwo yari umukene. Zakayo yari umutunzi. Muri make Zakayo ibintu byose yari abifite, ariko ari ikoro ntabwo yigeze akiranuka, kuko Zakayo, Bibiliya yatubwiye ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro, ariko igihe kimwe nawe ashaka kureba kuri Yesu. Zakayo aravuga ati, nanjye nkwiriye kureba kuri Yesu, kuko hari igihe kijya kigera umuntu ibyo yaba arimo byose agakenera kureba kuri Yesu. Niyo yaba ari umutunzi, kuko na Zakayo Bibiliya itubwiye ko ubutunzi yari abufite. Ashaka kureba kuri Yesu, atera niyo ntambwe ngo ariko ahageze asanga abantu ni benshi cyane, abura uburyo areba kuri Yesu. Bibiliya tuvuga ngo yari mugufi, ariko mutima nama yigira inama yo kujya imbere akurira igiti akareba kuri Yesu. Imana itugirire neza. Rero uyu mugabo Zakayo yari mugufi, ntago yigeze akiranuka. Nubwo yari afite ubutunzi, ubu butunzi ntago yabubonye mu buryo bwiza. Zakayo yari umwambuzi, Zakayo yari igisambo, Zakayo yari umuntu ubasha kurenganya abantu. Ariko Yesu ahageze, Zakayo ashaka kureba kuri Yesu. Ndakwinginga ngo nawe uzurebe kuri Yesu. Zakayo ajya imbere, yurira igiti cy'umuvumu. Yesu ahageze arararama, aramubwira ngo Zakayo we ururuka. Mana itugirire neza ko hari ibintu bizururuka mu gihe Yesu azaba ahageze. Mana ituganze. Zakayo Yesu aramuha ngo ururuka kuko uyu munsi ndi burari wawe. Abantu barivovota ati, gute Yesu wowe urajya kurara kwa Zakayo? Abakire barahari, uriya ni umunyabyaha. Hoya, ntabwo Yesu ajya agenda avuga ngo uyu ni umunyabyaha, afite misiyo. Imana itugirire neza ko Yesu agufiteho misiyo. Baravuga ati, Yesu ntabwo ukwiriye gucumbika ku munyabyaha. Yesu nabwiye ati, hoya, njyewe nazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Imana itugirire neza kandi Imana y'amahoro itwiteho. Zakayo rero Yesu aramubwira ngo uyu munsi none iyi saha, aha amasaha ageze, uyu munsi
ndi burari wawe kandi agakiza kinjiye mu nzu yawe kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana itugire neza ko mu ijuru bajya bamenya ko turi abana ba Aburahamu. Yesu Zakayo avuganye nawe yamusubije avuga ati Yesu, umuntu nambuye ndamusubiza mukubicure enye, umuntu nahohoteye ndamusaba imbabazi. Kwa Zakayo rero impinduka zaragaragaye. Uyu munsi Zakayo ni wowe tuganira, wowe nkurikiranye haba kuri televiziyo zigiye zitandukanye, haba kuyobokamana TV, haba kuyogeza butumwa TV, ni wowe nkurikiranye kugira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana mesa Imana iduhaye ivuga ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro, Zakayo yari umwambuzi, Zakayo yari aho ngaho arenganya, ariko yasaje akenera kureba kuri Yesu. Imana itugire neza, Imana y'amahoro ahigeze ibintu byose biremera. Yageze kwa Zakayo amahoro araboneka, yageze kwa Zakayo uwarenganywe yongera kurenganurwa, yageze kwa Zakayo uwari umukene yaramwambuye arakubirwa. Rero reka nkubwire ngo mu gihe gikwiriye Yesu araje, kandi Imana y'amahoro nawe azakugeraho akugirire neza. Imana rero turayishimira mu buryo bugiye butandukanye. Imana yarebye kuri bano bakene Zakayo yarenganyije, Imana yarebye kubo Zakayo yambuye, Imana yarebye imirimo ya Zakayo yakoze, ibona ko Zakayo bidakwiriye kagombye kugumaho ngaho. Yatubwiye ko yari umutunzi, nawe ufite ubutunzi urimo, ufite ibyo ukora, ariko Yesu arashaka ko uzumurebaho akakugirira neza. Imana y'amahoro itugire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana rero ni umukozi w'umuhanga, Imana ishoboye ibintu byose. Wibuke neza ko abantu bavuze ngo kwa Zakayo Yesu ntukwiriye kujya kurara kwa Zakayo. Ntabwo Yesu yanga umunyabyaha, ahubwo Yesu yanga icyaha. Imana itugirire neza. Imana nidufashe ko Imana yanga icyaha. Igeze kwa Zakayo ntabwo bemeye ajya kurara kwa Zakayo, ariko Yesu yari afite misiyo. Yari afite misiyo imuzanye kwa Zakayo. Yari afite misiyo ko agakiza kagombye kwinjira kwa Zakayo. Yesu aragukeneye, Yesu azaza kandi araje vuba, ntabwo azatinda. Imana itugirire neza. Ku butumwa Imana yampaye ngombye kubagezaho, wowe nkurikiranye, hari ubutumwa bwawe burakureba, burandeba, burareba isi yose muri rusange, kubera ko Imana ifite intego, kandi iyo ntego niyo kutugirira neza. Murakoze. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko igihe kigeze cyo kugira ngo abantu mwese muze muyegere, kuko Imana y'amahoro iri gushaka ko abantu muyegera. Irangije irambwira ngo abantu bararangaye, kandi barangariye mu bidafite umumaro. Abantu bararangaye kandi barangariye mu bidafite umumaro. Yesu arambwira ngo genda ubabwire ngo nibave mu bidafite umumaro banyegere, kuko ndi umwami w'amahoro. Icya gatatu, irambwira ngo mbwira abantu bihangane. Imana irambwira ngo abantu barababaye, bafite intambara z'umubiri, bafite intambara mu ngo, bafite intambara mu rubyaro. Yesu arambwira ngo abantu bafite intambara zigiye zitandukanye, ariko arambwira ngo ninze mbabwire ngo nimwihangane. Imana itugirire neza ko itangaje iri tangazo ivuga ngo abantu nimwihangane, utekereze ku cyakubabaje. None Yesu arakubwiye ngo ihangane. Imana nikugirire neza, wumve ko Imana igukunda, irakubwiye ngo ihangane, kuko n'iby'igihe gito Yesu araje kandi azasiga aringanije ibitaringaniye. Rero ihangane, kuko ni umwami w'amahoro, ni umwami ugukunda. Imana irambwira ngo abantu nibihangane. Iri jambo yarisubiyemo inshuro nyinshi, irambwira ngo abantu nibihangane. Birashoboka kuri kurira, birashoboka ko ufite intambara, birashoboka ibyo urimo byose, umva ko Imana ikubwiye ngo ihangane. Irambwira ngo icyakane,
ubusambanyi bubaye bwinshi. Irambwira ngo rero birakwiriye ko abantu bamenya ko bakwiye kongera guca bugufi bakihana. Irambwira ngo ubusambanyi burakabije, irambwira ngo ubusambanyi burogeye. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo Imana yarababaye. Irambwira ngo bantu nimugaruke muce bugufiya, Imana ibababarire. Kiganza cy'Uwiteka kiracyamanitse kivuga ngo nimuze nimuze, nimwebwe Yesu yaje ashaka. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Icya kane, Imana irambwira, ndetse nabashije no gutembera mu buryo bw'umwuka, irambwira ngo habayeho inzara, kandi inzara iteye ubwoba. Arambwira ngo abana bazamenya ko iyo nzara yateye. Nagiye kubona mbona inzara yogeye, ariko mbona mu buryo bw'iyo nzara nagiye kubona mbona nko mu gihugu harimo uruganda rw'Abisilamu rusekura ibigori bya Saidiya. Noneho urwo ruganda uburyo rwakoraga, nagiye kubona mbona ngo abana benshi bafite udufuka, murabona utudufuka twijana, ngo mbona bari kujya gusabayo Saidiya. Ngo yagera kuwo muryango nabonagamwe abagabo akamushyirira mu gafuka Saidiya, yarangiza umwana akamukoreraho ikimenyetso. Imana irambwira ngo iyo nzara ni inzara iteye ubwoba, ati kandi ni inzara abantu bakwiye gusenga nkazarengera abo nkwiriye kurengera. Sengera umwana wawe kuko ni inzara abana bazamenya. Imana irambwira ngo senga. Narasenze, ariko nawe ndakwinginga ngo usenge. Aho waba uri hose, haba mu bihugu bitandukanye, Yesu yarambwiye ngo senga, arangije aranambwira ngo bwira abantu nabo bagire gute basenge. Imana irambwira ngo indwara zibaye nyinshi, kandi ni indwara zije kubabaza umubiri. Ariko indwara nabonye cyane iganza izindi ni indwara yitwa hepatite. Nagiye mpura n'abantu benshi bafite iyo ndwara, nahuye n'abagabo, nahuye n'abadamu, amasura amwe nagiye nyabona, ariko Yesu arambwira ngo indwara zibaye nyinshi, bwira abantu basenge. Narasenze rero njyewe, senga ku buryo nshobojwe, nasengeye igihugu, nasengeye ibihugu tugiye duturanye bigiye bitandukanye, nasengeye abonzi nabo ntazi, kuko urumva ko ari indwara muri rusange. Rero nawe unkurikiranye, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo senga, usengere indwara umubiri wawe, usengere hepatite, usengere indwara z'inzaduka. Imana ikurinde muri izo ndwara z'inzaduka. Nabonye umuntu ariko mbona ngo ari gupfuka umusatsi. Imana irambwira ngo uriya muntu ni abantu uburwayi bwatangiye kurenga. Irambwira ngo rambura ikiganza cyawe ubabwire ngo uwizera akizera ko ndi Imana ikiza, Imana iramukiza. Rero aho waba uri hose, ikiganza cy'Imana kigukoreho. Nanjye yarambwiye ngo ninzamura ikiganza cyanjye mbwire umuntu wese unkurikiranye ku ndwara iyo ari yose yaba arwaye. Arambwira ngo mubwire ngo nanyizera nanjye ndi Imana ikiza. Rero ca bugufiya wizere ku burwayi bwari bwo bwose, Imana ibukoreho. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo rero hari uburyo umuntu asenga akaganira n'Imana. Hari uburyo umuntu asenga Yesu akaza akamusura akakubwira ngo ibi bivuge, cyangwa se ibi ngibi uzabyihorere ubisengere ubyihorere. Ibi ngibi rero turi mu buryo kubivuga nkabibwira abantu. Imana irambwira ngo abantu bamaze kudamarara, ngo iyo umuntu avuga ngo yamenyereye imodoka arayizi, irambwira ngo nzakubaze wowe imodoka irakuzi. Iyo wicara ukavuga ngo njye naramenyereye imodoka, we kuki umenyera imodoka? Uranayimenya kandi koko nibyo birumvikana, ariko ukora ubushakashatsi kuri icyo ngicyo urebe niba imodoka ikuzi. Mana arambwiye ngo ntiyanakumenya n'iryo kose imodoka ntiyarikora, kuko umunota ni umunota, imodoka izaguhinduka. Gira gusenga no guca bugufiya, kuko ubwami ni ubw'Imana, kandi ikeneye ko wowe ubwagura, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Icya munani,
Imana irambwira ngo ninkubwire ngo, irambwira ngo igihe kiregereje cyo kugira ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka Imana ibashyire ku mugaragaro. Tekereze neza uburyo usengamo, utekereze neza uburyo uri gukoreramo Imana, utekereze neza kuko Yesu ari ibintu azakubaza. Azakubaza ngo niki waretse kubwo gukunda Kristo, niki waretse cyari bukunezeze kubwo kunkunda. Icyo azakikubaza, wowe ufite igisubizo uzamusubiza. Imana inyereka ishyamba. Ishyamba twese turarizi, tuzi ko ishyamba ari ibiti. Inyereka ishyamba, ariko ryari ishyamba rinini cyane. Irangije iyinjyanamo, inyereka igiti cyari kiyoboye ibindi biti, igiti kinini cyane. Irambwira ngo cyitegereze, ndacyitegereza. Ngiye kubona igishami cyari gikomeye kirahanyutse, kigwa hasi. Imana irambwira ngo abantu musenge kuko iki giti cyari icy'umumaro. Imana itugirire neza. Imana inyereka ibintu bitatu Satani yazanye guteza abantu kugira ngo ingo zose zibura amahoro. Imana irambwira ngo icya mbere yaje guteza amahoro make, icya kabiri yaje guteza kutumvikana, icya gatatu yaje guteza umwuka mubi ku mugabo n'umugore ndetse no hagati y'abana. Irambwira ngo umugabo n'umugore habayeho kutumvikana. Urugero, niba mufite nk'ibihumbi 100, umwe avuga ati ni minervari y'abana, undi avuga ati ndabanyacuruza, undi ati hoya, undi ati hoya, birangire abantu nta mahoro, habayeho umwiryane. Imana irambwira ngo umuntu wese ufite urugo, waba ukijijwe waba udakijijwe, waba uri muzima waba urwaye, biragusaba gusenga kuko Satani yaje gusenya. Irangije irambwira ngo Satani aje guteza abacuruzi ibihombo. Imana irambwira ngo hagiye kubaho igihombo gikomeye kuko Satani yazanye uwo mwuka kuko abacuruzi bagombye guhomba, ariko rata baranadamaraye. Kandi Imana yavuze ko uburyo bwose kugira iduhombe izaduhombya. Imana iradukeneye, abayishakana umwete nibo bazayibona. Imana nikugirire neza, kandi Imana y'amahoro ikwiteho, kandi Imana izi byinshi. Imana irangije irambwira ngo impfu zibaye nyinshi ku bantu bagiye batandukanye, kandi habayeho gusarura ibyeze n'ibiteze, kandi impfu ziragwiriye mu midugudu igiye itandukanye, kandi no ku isi hose muri rusange impfu zibaye nyinshi. Kandi irambwira ngo mbwira umuntu wese, iyo ubona turangiza umwaka, ujye wibuka ko burya uri gusingira urupfu. Nubyibuka bizagufasha gukiranuka no kugira ibintu wanga ku buzima bwawe. Imana irambwira ngo izo mpfu zizaba ari nyinshi, mpfu nyinshi ntabwo abantu bazaba barwaye. Ntimutekereze ko ari icyorezo, oya, ntimutekereze ibindi, wowe utekereze ngo impfu zibaye nyinshi kandi buriya nanjye nagenda. Imana itugirire neza. Irangije irambaza ngo uzababaze ngo iyo babona impfu zibaye nyinshi, umuntu ku giti cye atekereza iki? Yubona tutwara umugabo wari mwiza, tugatwara ufite iduka, tugatwara umuyobozi tukamushyingura, wowe utekereza iki? Ejo ninde? Ejo bizagenda bite? Dusenge kuko birakwiriye. Imana nitugirire neza. Rero Imana idufashe, kandi Imana ituganze, kandi Imana y'amahoro ifite intego nzima ku bantu bayo. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko igiye gukiza indwara zananiranye. Nabonye Imana ikiza abantu uburwayi bugiye butandukanye, yakijije kanseri, yakijije diabete. Imana y'amahoro ifite indwara nyinshi igiye gukiza. Wowe unkurikiranye, izere Imana, izere Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe kuko aje gukiza. Imana nituganze,
imana nitugirire neza, imana nikwiteho ku ndwara ufite yananiranye, ku ndwara umaranye igihe. Ndumva ngiye gusenga, nsengera abantu bafite indwara zananiranye, kuko imana yavuze ko ije gukiza. Imana nigukize mu izina rya Yesu. Imana irambwira ngo nimbwire abantu bahumure. Nimuhumure kuko ihumure ry'Imana rirahari. Nimuhumure mu bibazo mufite, nimuhumure. Ariko ntago nza kukubwira ngo humura ukiri mu isayo, kandi Imana nidufashe kuko ni umwami w'amahoro. Imana irangije irambwira ngo ngwerega birakwireka abantu baca bugufi. Irambwira ngo yanenza abantu bavuga ngo barakomeye. Nta muntu ukomera, hakomera Kristo. Imana itugirire neza. Nta muntu utakomera, kimwe nuko nta muntu utakoroha, nta muntu utazamuka, kimwe nuko nta Imana itamanura. Yambwiye ngo hakomeye Kristo kuko niwe wemeye gutanga umwana wiwe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uwo mugabo witwa Kristo ni ukomeye. Imana y'amahoro nitugirire neza. Rero murakoze cyane, iyo message ni Imana yampaye yo kubagezaho, ariko inambwira ngo nimuhumure. Kristo uko yarari kera na n'uyu munsi niko ari, uko yakizaga na n'uyu munsi niko akiza. Imana nibarinde kandi Imana ibiteho mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Mu Kinyarwanda baravuga ngo intumwa ntiyicwa. Ukoze icyo wagombaga gukora, ijuru ryagutubye ku bantu b'Imana. Nta byinshi dufite byo kongeraho, dore ko ubutumwa bw'Imana tudasabwe kugira icyo twongeraho cyangwa ngo tugire icyo tugabanyaho. Cyakora uraza gusoza usengera abantu barwaye mu buryo butandukanye, usengera n'igihugu muri rusange, kuko iyo igihugu kimeze neza, gifite umutekano, kitarimo inzara, tubasha gukorera Imana natwe mu buryo bwiza cyane kandi ubutumwa bukagera kure. Ubwo rero uraza gusenga ku bw'izo message, ariko umukoro wari ufite urawutanze. Imana ishimwe. Hari umuntu rero ushobora gukurikira kino kiganiro ku bw'ubutumwa akifuza kuvugisha uwatanze ubutumwa. Ndagira ngo utange nimero yawe telefone niba nta kibazo, ku buryo umuntu ashobora kukubonaho ku buryo bumworoheye. Murakoze cyane. Nimero ya telefone ni 0788 88 3 4 6 ndayisubiramo 0788 88 3 4 6 Rero reka dusenge. Aho uri hose uraca bugufi ya dusenge, kandi wibuke ko Imana yavuze ko tugombye gusengera abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye, ndetse n'igihugu muri rusange. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'amahoro, Imana ikiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Mana dusengeye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, turagisengeye kugira ngo Imana igihe amahoro, kuko n'ubu butumwa dutambutsa niko dufite amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye inzego zose zikirimo z'ubuyobozi kugira ngo Imana izigire neza, kandi mwami Imana bitagenda neza ubigenze neza. Turakwinginze rero, tukweretse abarwayi bagiye bafite indwara zitandukanye, tukweretse abafite amadiabete, tukweretse iyo mivuduko wagiye uvuga, tukweretse mwami Imana iyi ndwara yitwa hepatite mu izina rya Yesu. Dusengeye abagabo barwaye, dusengeye abadamu barwaye, abana batoya barwaye, abafite indwara zananiranye, abo bose tuberetse Imana. Erega ngwino ukiza abantu bawe, ngwino urema amashimwe agiye atandukanye. Ibyo byose tubikubise umusaraba wa Yesu, tuvuga ngo turavuga Imana ikiza, tuhamagara Imana itabara, tuhamagara Imana irengera mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ni wowe ufite urufunguzo rwo gukiza, ni wowe ufite imbaraga ndetse n'ububasha byo gukiza. Niyo mpamvu ari wowe twizeye. Twemerere rero ukiza buri muntu wese, kandi dahisi ni vosta. Dusengeye mwami Imana ya mateleviziyo, kuko mwami Imana kugira ngo yagire neza, ubagure babashe gutera intambwe ndetse n'ahandi hose, Imana ibagire neza. Turakwinginze mukunzi rero, dusengeye abari hanze y'iki gihugu cyacu, mu bihugu bigiye bitandukanye, twerekeje ibiganza byacu kugira ngo Imana ibagire neza, Imana ibatabare, abarushyuwe baruhure, abafite intambara dusengeye ingo, Imana igira ikizikoramo, abafite uburwayi bwananiranye bakivuza bikanga, Imana nibakozeho ikiganza bakize mu
izina rya Yesu Kristo. Kandi dayisi nivo ubarengere kuko uri Imana, kandi ubarengere kuko ufite urufunguzo rw'ibizaba. Urakoze kuko Mwami Imana hari icyo ugiye ukora kuri buri muntu wese, kandi ukaba ugiye ukiza indwara zigiye zitandukanye. Ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha, ihe Iyogezabutumwa TV umugisha, kubera ko mwadutekerejeho, natwe tugenda turushaho kwaguka ku bwanyu ndetse no ku bw'Imana. Nanjye mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu, amen.